hashira iminsi mwaka uba urashize nta nubwo yigiza agira yatwara nibura ngo ivemo. Mwaka wa kabiri, mwaka wa gatatu, mwaka wa kane, mwaka wa gatanu, mwaka wa gatandatu, abandi bakavuga bati gura impetso wakanyagwa we, gura impetso. Ubwo yavuze shaka impetso, buriya ibyo yavuze no kubisohoza irabisohoza. Mwaka wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, kenza myaka 15 iba irashize. Natega amatwi kuri radio ngumva baravuze ngo umukobwa yabyaye umwana amutamuki amuta muri wese. Ya uzo kuntu yasubije myaka 23 tukurindiriye wabaga hehe. Amina. Narasimbuka. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe. Umuntu waburi hano afite amoko mazima, Imana ikaba yamugiriye neza ku bana kuri iki gicamunsi. Nimwongere muhereza Imana yacu amashyi n'impundu. Amen. N'ubundi butangaje Imana yatugiriye, kandi nk'uko tumaze kumva ijambo ry'Imana umukozi w'Imana amaze kutugezaho, ni urukundo rutangaje rwatumye Yesu asiga ubwiza n'icyubahiro akaza kunshaka akagushaka twese akadushaka akaduhurize hamwe kuba hano mu nzu y'Imana. Amina. Imana yatugiriye neza, Imana yaradutabaye, niyo mpamvu kuba twicaye ahangaha ni urukundo rw'Imana, ni icyubahiro cy'Imana, kandi tugiye duhora tubizirikana. Mureke n'ubundi dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31 turasoma umurongo wa 4. Yeremiya ibice 31 turasoma umurongo wa 4 aho dusoma ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Nimwikirize ngo amen. Ijambo rikuru tujya kuganira avuga ngo nzongera kukubaka, kandi ngo Imana nikubaka uzaba ugize gute? Uzaba wubakitse. Abantu baba barasenyutse, kandi Satani we ahorana amatindo yo kugira ngo agende asenya abantu, ariko wa mukunzi wadukunze aravuga ati nzongera nkugarukeho, nongere nkubake, kandi ninkubaka noneho uzaba ugize gute? Uzaba wubakitse. Imana ibwira Yeremiya ati nakubonekeye kera. Buri muntu wese afite kera he. Aho Imana yamubonekeye kera nibyo wari urimo, nibyo narindimo, nawe urabizi. Ngo ariko Imana yakubonekeye kera irakubwira iti ngukunze urukundo ruhoraho. Amina. Umwana w'umuntu yagukunda urukundo ariko ntiruhoreho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye amaze kagira gute? Kakwiyegereza. Ku murongo wa 3 tutasomye ayo magambo arahari. Yeremiya yakunze guhura n'ibibazo bikomeye, agahura n'umuhamagaro w'Imana, akagira ubuhanuzi ariko bukamukomerera. Yabuhanura abantu bakamureba nabi, ngo hari n'igihe bamushyiraga mu mbago bakamuhambira, ngo hari n'igihe bizamuta mu rwobo bashaka kumwica. Nta kindi kibi yakoze, azira ubutumwa bwiza, azira ijambo ry'Imana. Hari igihe yagahitotomba ati Mana waranshutse, nemera gushukwa, ariko Imana ikongera ikamubwira iti humura ndi kumwe nawe. Amina. Haleluya. Nzongera nkugarukeho nkubake, kandi ninkubaka noneho uzaba ugize gute? Uzaba wubakitse. Uyu mutwe w'ijambo murike tuwurebe mu magambo abiri. Ijambo rya mbere rivuga ngo kubakwa ku rufatiro rukomeye. Kubakwa ku rufatiro rugize gute? Urufatiro rukomeye.
ijambo rya kabiri kavuga ngo kwiyubaka mu nkingi zitajegajega. Inkingi zitagera gute? Zitajegajega. Mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Hari imfatiro zijya zisenyuka umuntu yari yubatseho. Imfatiro z'amashuri waba warize, imfatiro z'ubutunzi waba warahashye, imfatiro waba ufite z'umuryango ukomeye, imfatiro buri muntu wese akagira urufatiro yegamiraho, ariko ari igihe kigera imfatiro wari wegameze zikagera gute? Zikanyeganyega. Uwo Muhammad sallallahu ati niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ariko nta kindi yakora, yakwikomeza ku rufatiro rutajegajega. Amina. Paulo aravuga ati hariho urufatiro rwashizweho umuntu agomba kubakaho, ariko ngo nta rundi rufatiro twubakaho. Urufatiro twubakaho ni Kristo. Haleluya. Niwe rufatiro rutajegajega rukomeye twiyubakaho amaze tugakomera. Reka tuvuge inkingi zigera kuri 5 umuntu yubakaho agakomera. Za nkingi zikomeye ukiyubakwa muri izo nkingi zitajegajega. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa kwizera. Kugira gute? Haleluya. Ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazegera gute? Ko bitazaba. Ngo kandi kwizera niko kwatumye Yosuwa n'Abayisirayeli bazunguruka inkike z'Yeriko. Amina. Barazizenguruka mu kwizera. Ngo babaza kuzunguruka bucece, kuzunguruka batavuga, kuzunguruka batuje. Ngo Abiyeriko bari bice hejuru ku nkike barimo bavuga bati turimo tureba abantu b'inkora busa barimo bazunguruka, ntabwo tuzi ibyo barimo, ariko Imana yari yababwiye ngo muzazunguruke mutuje. Mugize gute? Mutuje mucecetse. Yewe muntu wa hano seje mu gikondo, nubona ifatiro zanyeganyeze ujye winjira mu kwizera amaze ugira gute? Utuze. Haleluya. Utuze uceceke, kuko burya iyo usakuza mu kibazo mu kigerageza ubucyongerera umurindi, ariko iyo upfukamye mu kwizera ugatuza iyo nkike ukayihagararamo neza. Haleluya. Igihe cyashizweho nikigeraho Imana izagutabara, kandi turi abagabo abo kubihamya. Ab'Imana yatabaye mu kwizera nimugira gutya muyimpera icyubahiro. Nawe waje hano humura, nawe Imana izagutabara. Wowe gusa ni wiyubake mu kwizera. Mu kwizera burya byose bikoreka mu kwizera. Iyo Yesu ajyaga gukora igitangaza yabanzaga akabaza abantu uti mbese urizeye? Hari umunsi umwe yarimo abwiriza ubutumwa hariya muri Luka ibice 5. Abwiriza ubutumwa ari mu nzu nk'iyi ngiyi. Abantu bazana umurwayi yari afite ubumuga yabanaga nabwo bwo kutagenda. Bamushyira mu ngobyi baravuga bati Yesu Kristo ahari ibintu bijya bikunda. Haleluya. Ibintu biratungana. Bamuheka mu ngobyi, baraza bahageze basanga inzugi zirakinze, ariko baravuga bati kugira aho Yesu ari turabigenza dute? Bafata initiative mu kwizera, baravuga bati reka twurire tujye hejuru ku gisenge ngaho hejuru. Bakunda kubakisha amategura, baratangira barasenya, bakuraho amategura bashyira ku mpande. Yesu arimo imbere n'abigishwa, harimo avuga ubutumwa bwiza, harimo avuga ijambo ry'Imana. Yumva abantu hejuru ibintu birabomborana, ariko bafata wa murwayi bamumanurira muri ya ngobyi. Ingobyi barayururusa nkuko twaba turi hano tukabona itungutse hano hejuru ngo babona igeze ahangaha. Yesu abahagaritse icyigisho. Amina. Abaza gutekereza icyo gitekerezo abo bantu bafashe kwemera kurira hejuru y'inzu
bakemera bagasenya inzu, bakamanura umurwayi wabo bafite igitekerezo cyo gushaka kureba Yesu. Haleluya. Yesu amurebye uwo muntu yabanje kumubwira ijambo rya mbere ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Amina. Ikiri necessaire imbere y'Imana, mbere yuko ukiri ubumuga, ariko banza ukiri ubumuga bwo mu mutima. Mu mutima Yesu arabanza aramubwira ati, ibyaha byawe ugize gute? Urabibabariwe. Iyo abantu bakiri mirimiri se ko mubabariye ibyaha, arasubirana y'ubumuga. Yesu aravuga ati, uwo mwanya ikoreri ingobyi yawe utahe. Haleluya. Yesu ni mumuhereza amashi. Mina. Iyo umugeze imbere ibintu bijya bihinduka. Mu kwizera. Kwizera kurarema. Haleluya. Bakristo ugira ukwizera, niyo nkingi ya mbere twiyubakamo, amaze tugakomera. Wowe gusa rindira mu kwizera. Niba ari Imana yakubwiye, niba ari cyo gusezeranije, rindira mu kwizera. Kandi natwe hari ibyo Imana yadukoreye mu kwizera. Imana ntabwo, Yesu Kristo ntabwo atinda, nta nubwo akererwa, ahubwo azira ku gihe cye. Wowe gusa uhagarare mu kwizera. Amina. Yo ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri ni inkingi yitwa gusenga. Kugira gute? Gusenga gukingura iki? Gusenga gukingura ijuru. Amina. Mujye musenga. Na Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Hari mu bice 6 bya Matayo baramubwira ati, twigishe gusenga. Arababwira ati, mujye musenga mugira mutya muti, data twose uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba hehe, nkuko biba mu ijuru. Musenge, mupfukame musenge. Pawulo abwira Efeso mu bice 6. Nawe arababwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugira gute? Bwo gusenga. Gusenga bikingura ijuru. Mu kwizera gereka iyo nkingi ya kabiri yitwa kugira gute? Yitwa gusenga. Pawulo wundi batubwiraga, Imana yamubwiye ati, nawe uzababazwa nubwo wari ufite igitekerezo cyo kubabaza itorero. Ari kumwe na Sira bari mu ivugabutumwa, bakurikirwa n'umujango waraguraga kandi yungukiraga bashebuja ingemu nyinshi. Ngo ariko Paulo yuzuye umwuka w'Imana, ngo uwo muje yamukurikiraga asakuza avuga ati, aba bantu n'ab'Imana isumba byose kandi bababwira ijambo ry'agakiza. Ariko Paulo amenya yuko ibyo avuga abivugishwa na dayimoni imurimo yo kuragura. Paulo abonye ko uwo muntu abarambira avuga ati, dayimoni sohoka ugire gute? Umuvemo. Paulo na Sira babandi barimo bavuga ijambo ry'Imana, bashebuja bakoreshaga uwo muja kuko aragendaga karagura akajyana ibyo yaraguriye kwa bashebuja. None icyamukoreshaga kimuvuyemo, dayimoni isohotse, n'uburaguzi bwose buragenda, dayimoni asohokana n'ibikoresho bye. Wa muntu asigara ntacyo gishoboye. Bantu bagira ishyari, baramugambanira, bagambanira Paulo na Sira, babashyira mu nzu y'imbohe. Ngo babashyire mu nzu y'imbohe. Ariko haleluya, Imana ikora igitangaza mu gusenga. Barimo basenga ngo bigeze saa 8 z'ijoro, Paulo na Sira bari mu nzu z'imbohe, bakomeza gusenga Imana, bakomeza kwinginga Imana. Ariko Imana yo mu ijuru iratabara. Haleluya. Ni mu byo ijuru riratabara. Igihe cy'Imana kigeze, ijuru riratabara. Noneho nguwo mwanya ijuru rimaze gutabara, Paulo na Sira iminyororo yari baboshye ibavaho, amaze ngo banyura ku barinzi ba mbere n'aba kabiri. Noneho barabohoka, ngo wa murinzi abasha kugira ngo imbohe zose zacitse, kubera ko umuriri wavuye mu ijuru, inzugi ziradohoka zirakinguka n'amadirisha. Ngo wa murinzi w'imboha turumbuka ashaka kwiyahura. Ariko Paulo avuga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Amina. Twese turi hano. Byabaye ngombwa yuko muri iryo joro wa murinzi w'imbohe yakiraga kiza akabatizwa n'abo mu rugo rwe bose. Si ibyo gusa,
undi munsi ngo bafatira Petero baramufata nawe bamushyira mu nzu y'imbohe. Umwami Herode bamaze kwica Stefano bafatira na Petero ngo nawe harindirwa mu nzu y'imbohe. Abasirikari bane iburyo, bane ibumoso, bane imbere, bandi inyuma, abasirikare 16. ngo ariko Petero ari mu nzu y'imbohe, marayika w'Imana aramusura. Haleluya. ngo abitorere bagira umwete wo gusenga, bajya mu nzu witwa Mariya. Nk'uko turi hano, umuntu yagize ikibazo mugapfukama mugasenga, ngo basenge. Imana yo mu ijuru irabyumva, kandi Imana ihuruzwa no kugira gute, no gutabara. ngo marayika w'Imana araza akoma Petero mu mbavu aho yarasinziririye, aramubwira ati byuka ukwete inkweto zawe, wifubike umwitero wawe. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 turi. Noneho ngo Petero aramukurikira, ngo arasohoka, ngo urugi rurabikingurira. Amaze Petero ajya gutanga ihumure ku banyamasengesho bari gusenga. Haleluya. Mujye musenga Imana mu gihe gikwiye, Imana iratabara. Petero aravuga ati, arakomanga ku muryango, abari mu nzu mu rusengero. Umuja witwa Rode aravuga ati, numvise ijwi rya Petero. Abantu basengaga ntabwo bizeraga yuko Petero yabasha kubaho, ahubwo basaga n'abari kumusengera bati, Imana weze ubugingo bwe kuko yafashwe. Nawe arapfa nk'uko na Stefano yapfuye. Ariko Petero noneho akomeza gukomanga, basanga niwe. Arabamamati, muceceke, nkomeje kujya guhumuriza bene data. Haleluya. Mujye musenga, gusenga mwizeye. Iyo ni inkingi ya kabiri wiyubakamo, kandi mu gihe gikwiye Imana ikagera gute, Imana igatabara. Inkingi ya gatatu twiyubakamo tugakomera ni inkingi yitwa ijambo. Inkingi yitwa iki? Yitwa ijambo. Mujye murinda ijambo ry'Imana. Dawidi aravuga ati, nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagera gute, ntagucumuraho. Ijambo ry'Imana ribe ryinshi mu mutima. Nk'ubu turimo twiga ijambo ry'Imana, nubishobora ufata agakaramu uryandike, uzajya urisubiramo mu gihe wiherereye. Ubike ijambo ry'Imana mu mitima wawe. Ijambo ry'Imana rizagufasha. Ijambo ry'Imana rirubaka. Ijambo ry'Imana rihambura imigozi. Iyo turebye hariya muri Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 haratubwira ngo ijambo ry'Imana ryigisha umuntu. Amina. Rigera gute? Ririgisha. Icya kabiri, rikemeza umuntu ibyaha bye. Icya gatatu, ijambo ry'Imana rikagutunganya. Icya kane, rikaguhanira gukiranuka. Icya gatanu, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse rwose. Icya gatandatu, afite ibimukwiriye byose. Icya karindwi, akora imirimo myiza yose. Amina. Ijambo, kwiyubaka mu ijambo. Ijambo rikakubamo. Na Yesu Kristo ubwo yahuraga n'ibigerageza, Satani yamutsindishije iki? Ijambo. Satani yavuga ngo biranditswe, Yesu akamubwira ibyanditswe. Umukristo uri mu nzira ujya mu ijuru, munyamasengesho, hano turi mu itorero, hano Gikondo Sejemu, ujye wikomeza mu ijambo. Iyo nkingi uyegamire mu gihe cy'akaga, ijambo rizagutabara. Amina. Dawidi aravuga ati, ijambo ryawe ni itabaza rimurikira iki? Ibirenge byanjye. Ni umucyo umurikira inzira yanjye mu gihe cy'umwijima wabuditse. Iyo wabitse ijambo mu mutima wawe, Imana iragufasha ikagutabara. Inkingi ya kane twiyubakamo tugakomera ni inkingi yitwa kwihangana. Kugera gute? Kwihangana. Yakobo harabivuga mu gice cya mbere umurongo wa 2 ngo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Amina. Ngo wemere ko ari ibyishimo n'ubwo gitumo n'ibikugerageza by'uburyo butari bumwe. Ku murongo wa 12 ngo, hahirwa wihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki? Iry'Imana yateguriye abayikunda. Ujye wihangana. Umukristo burya arihangana. Wahura n'ikibazo ukihangana,
ukiyubaka kuri iyo nkingi yo kwihangana, kandi mu gihe gikwiye Imana izagutabara ikugirire neza. Inkingi ya gatanu ni inkingi yitwa gukiranuka. Haleluya. Kugira gute? Gukiranuka. Yesaya arabivuga mu bice 32 umurongo wa 17 ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ngo ikiva mu mahoro ni ihumure, ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa. Haleluya. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Ukiranuke ubundi urindira Imana, Imana izagutabara, kandi niza kugutabara ni gutabara ngo yitanze amahoro, nta utera iki, nta utera amahane. Imana ibafashe mwiyubake muri izo nkingi eshanu, kandi humura, Imana izongera ikubake, kandi nikubaka uzaba ugize gute? Uzaba ubakitse. Tugana ku musozo, burya Satani radusenya, ariko Imana ituba hafi. Haleluya. Imana ituba hafi. Mwene data yavuze ati mu myaka 50 maze muri iyi nzira twese dusa n'abavutse dukurikirana, nanjye imyaka yanjye muri iyi nzira ni 49, kuko muri 73 no nakiriye agakiza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 batizwa mu mazi menshi, mu kwezi kwa 5 batizwa mu mwuka wera. Mwurwo rugendo rero muri iyo myaka yose ntimugire ngo iyi nzira turimo ni inzira irimo ibibazo. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yikorere umusaraba w'iminsi yose agere gute? Ankurikire. Ariko nimuhumure, Imana yacu iradutabara. Yesu yaravuga ati kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'iki? N'isoni. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntagera gute? Ntamwara. Nicyo gituma mu maso yanjye hakomera hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'iki? Ntazakorwa n'isoni. Reka nsoze mbaha ubuhamya ukuntu Imana yantabaye, ukuntu Imana iteturura. Haleluya. Bwira mwicanye ngo humura, Imana irateturura. Imana igiteturura. Burya umuntu yateterewe, umuntu afite ibibazo, wambaza ati byagenze gute se? Tikagira inkuru, ndaje nkubwire. Mba ndashingiwe muri 81 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 5. Mba nyize gute? Ndashingiwe n'umusheri wanjye. Ngo dushingirwe hashira iminsi, umwaka urashize, kandi Imana yatanze umugisha. Iyo umwaka ushize hari igihe abantu baba babonye iki? Baba babonye umwana. Siko bimeze se? Burya umuntu ashingiwe aba yifuza ngo Imana imuhereze umugisha, imuhereze umwana. Umwaka uba urashize, nta nubwo yigiza agira yatwara nibura ngo ivemo. Mwaka wa 2, mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5, mwaka wa 6, kandi ubwo ariko mbwiriza ubutumwa imyaka imaze kuba nk'itandatu, natambuka ngiye mwivuga butumwa, abantu bagasa n'abaryana inzara. Umugabo mwiza umeze kuriya kuki yabuze umwana? Ese si ikibazo? Imyaka ibaye ingahe? Imyaka ibaye nk'itandatu. Ariko hari korari ya paruwase nayoboraga harakwishywa, yageraga indirimbo uvuga ngo Uwiteka ashobora kukumesa, yamara kukumesa akagukamura, yamara kugukamura akakwanika, izuba rya mu gitondo rikakurasiraho rikakurengeraho. Imana yakumesha ikagukamura ikakunaganika. Burya ngo iyakunaganitse hahandi ntizakuvanayo. Tugapfukama tugasenga. Ijwi ry'Imana ati humura, nzabatabara, nzongera mbubake nubwo mukozi wanjye wasenyuwe n'ibibazo n'ibigerageza, ariko humura nzakubaka, humura nzagutabara.
umwaka wa 7, umwaka wa 8, umwaka wa 9, bigeze mu myaka 9, bigeze muri 90, ubwo imyaka 9 yari irangiye, turimo turi gusenga Imana, turi mu nzu iwanjye n'aba bakozi b'Imana, ijwi riza muri umwe ati humura, nzaguhereza umwana w'umuhungu kandi dore amazina ye azitwa Umuhoza Israel Josue. Amazina ndayandika muri jenda, Umuhoza Israel Josue. Abandi bakavuga bati gura impetso wakanyagwa we, gura impetso. Ubwo yavuze shaka impetso, buriya ibyo yavuze no kubisohoza irabisohoza. Mwaka wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, Kenza imyaka 15 iba irashize. Natega amatwi kuri radio ngumva baravuze ngo umukobwa yabyaye umwana amutamuki, amuta muri wese. Ya natambuka ku ruhande nkabona umusazi, umuntu w'umurwayi ahetse umwana. Umukozi w'Imana yarabuze iki? Yarabuze umwana. Ariko amaganya ya Yeremiya ibice 3:26 hari amagambo avuga ngo ni byiza ko umuntu yiringira agategereza agakiza ko Uwiteka ageze gute atuje. Ntabwo twigeze tuvugana nabe n'umufasha wanjye, tukwihangana tugasenga, twajya gucika intege bwa bundi ati ntugire ngo uwavuze ko umwana azavukana amazina ntabwo yavangiwe. Ngewe isezerano ryangize gute? Ndarikomeje. Umunsi umwe twaje kubwiriza ubutumwa kuri prison centrale ya hariya Icyangugu. Hari igihe cyageraga abashumba tukajya kubwiriza y'ubutumwa. Iyo twageragayo twabanzaga guhereza irangamuntu, zarangamuntu za kera zabaga zanditsemo amazina y'abana hahandi inyuma. Umuseriveya arareba muhereje irangamuntu aritegereza, abona ahandi kwa bara ni vierge, nta kintu gihari. Arambaza ati niko pastor, niko mushumba, kuki nta bana banditsemo? Ndamubwira nti ntabo nyine ntabo. Uzo ko yansubije, burya iyo uri mu kigerageza hari igihe abantu bagisukuma bagira ngo bakikumvishe. Ati rero kora ibishoboka byose usabe uruhushya, noneho abakuyobora ugenda ushakisha umwana. Urumva iryo jambo yambwiye? Nsaba uruhushya se? Ini Kigali nubwo hari amashop menshi acuruza ibintu byinshi, hari iduka ricuruza abana ari hano mu mujyi, none se ubwo kunyohereza kujya kumushaka hehe? Tigenda ushakishe umwana. Ningo kumbwira ati uce gauche droite imbere n'inyuma, ariko ushakisha iki? Ushakishe umwana. Ariko Imana yakinze ntawe ugira gute, kandi yikinguye ntawe ugira gute, ntawe ukinga. Turakomeza dusenga Imana. Umwaka wa 16, wa 17, wa 18, wa 19, 20, myaka 20 bayikubisemo umwana ntawe. Kandi turimo dusenga tubwiriza ubutumwa, Imana ikavuga ati ihangane, mu gihe gikwiye uzagera gute, uzatabarwa. Mwaka 21, 22, 23 iri hafi kuzura 23 tujya mwibwiriza butumwa. Nari narayoboye korali, kuko twese ubuko mutureba twasa n'abahamagariwe muri korali. Niyo mpamvu umuhamagaro wo kuririmba utatuvamo, kuko buryo umuntu waririmbye kurimba ntabwo bimuvamo. Mperekeza korali ya Rwayi, tugiye gusenga. Korali igiye kubwiriza ubutumwa ahantu mu itorero rya Mugera. Bamaze kubwiriza ubutumwa tugiye gutaha, umuntu araza abwira madame wanjye, aramubwira ati rero humura, Imana yabonye ko wihanganye kandi ko wayikoreye, none ishizeho igisubizo imbere yawe. Ishizeho iki? Igisubizo. Imana iragusubisha. Ubwo yari amaze iminsi abonanye na dogiteri, aramusuzuma abona afite ububyimba mu nda. Yagombaga kuzajya ku wa 4 kugira ngo noneho barebe ubwo bubyimba, bakore operation, bamubage, babukure. Marambaza ati se
ko bambwiye ngo Imana irasubije, Imana irantabaye, ndakiriwe njya kwa muganga. Ndavuga nti ntawamenya, uzageze n'ijya kwa dogiteri bw'ububyimba bwabonetse, hari igihe bakubaga noneho babukuramo ibintu bikagira gute, ibintu bigacamo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umushonje arotagira gute, arotarya. Kwa kane hageze ajya kwa muganga, agezeyo bamutera anesthesi, rwa rushinge rw'ikinya, barabaga ububyimba bamukuramo, barabunyereka, bwanganaga na avoka murayireba. Baravuga ati dore ikintu cyari kishe umugore wawe, ariko ubwo ububyimba buvuyemo buriya ibintu bigiye gutungana. Ariko ubwo madama barasinziriye ari mu kinya. Ati mu kanya gatoya araza kukanguka ave mu kinya. Wagize ngo arakangutse? Ntabwo yakangutse, cya kinya nicyo cyabaye iki, cyabaye igare. Nabaye nkuguye muri koma, ndavuga ndetse ibyo Imana yambwiye n'ibiki, ibyo Imana yankoze n'ibiki. Turashingura birarangira. Hashize iminsi mikeya, ijwi rirambwira ngo umugeni namucyuye. Dore igisubizo navugaga ni cya kindi nabonye ko yihanganye, namucyuye agiye kugororerwa. Ariko kuri wowe isezerano ryakomeje. Amina. Rya sezerano ryakomeje. Hashize amezi makeya, niriwe ndindirama amezi menshi se. Hari igihe umuntu apfakara, umuntu agasigara ajya impaka n'abana, bavuga bati ntawe ni mu mama dushaka mu nzu yacu. Ngese nabaga ndi kudisikita nandi. Ningi wafashe umwanzuro. Ndavuga ndetse ko Imana ivuze ngo isezerano rirakomeje, ndarindira, kwirindira se ndarindira iki? Mu minsi mikeya naje guhura n'umudamu nawe wabuze umugabo we. Ndamusanga namugana ndise mwana wa mama ko twahuje ibibazo. Aho ndi twakwisungana. Ibyo kurambageza nari mbiherutse imyaka 20 ni ngaye. Ntabyo nuko namubwiye gusa. Aho ndi twakwisungana. Baravuga ati nanjye ndabona bishoboka. Tuba turabipanze muri 2004. Tuba turashingiye ku itariki 18 z'ukwa 12. Ngwashire iminsi mikeya n'ubundi twari twaje hano mu ivuga butumwa. Twari turi ahantu numva akoze ku rusinga arampamagaye ati uzi n'ibindi. Ati nagiye kwa muganga, barasuzuma barareba, barambwira ati là dedans il y a quelque chose. Ati mbere rwose ari ukuntu byagenze. Ndavuga nti wibeshya. Ngeze mu rugo barambwira ati nibyo da, ati ubu ngubu hari akantu karimo. Ndavuga nti nanjye reka ndindire ndebe. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane umuntu atangiye kumira atyo. Kwa gatanu umuntu atangiye kumira atyo. Mbona abaye depite ugatangiye kugenda ashaka amajwi. Ndavuga ni wowe nukumbagara uko byagenda kose, ariko Uwiteka agira gute, arateturura. Ntabwo byatinze rero. Igihe cyarageze, wa mwana w'umuhungu araboneka, umukozi w'Imana yahanuye. Hariya mu Bushenge kwa muganga. Naje kugerayo mbona icyana cy'igihungu cyiza gisa na se. Ndagiterura ndakizamura nti niko sha wabagahe vurema. Imyaka 23 tukurindiriye wabaga hehe. Amina. Narasimbuka. Amina. Hallelujah. Nimumfashe guhereza Imana amashini impundu. Amina. Uwiteka arateturura. Nta jambo vuga ngo rigere gute. Imana ibwira Yeremiya ati wara yuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ngire gute, ndisohoze. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Nawe ndabizi warasenyutse, ibyagusenye ni byinshi. Humura, yavuze no gusohoza igira gute, irasohoza. Yaje gukurikirwa n'undi mwana w'umukobwa, nawe yari umwana w'umukobwa mwiza. Nawe tumwita izina ryanjye n'irya nyina n'irya mubyara we. Amazina yose tuyamurundaho. Yitwaga Uwihozo Marie Grace Emmanuelia. Ariko hashize amezi 7 Imana iravuga ati mpereza igitambo. Imana iramujyana. Ariko Imana ibyo yakoze byose yagize gute, yarabikoze. Kandi umudamu wanjye nawe yaje afite utwana 3 tw'udukobwa. Amina.
iwanjye rero ntabwo habuze bana, abo bana nabo narabareze. Ejo bundi umwe naramushyingiye, undi uwo yarangije segondere, undi arangije kaminuza, undi nawe ari muri kaminuza hano hirya yigaga i Butare ariko arya nahangaha. Voilà, yigeze asanga hari hepfo, abonye twinjiye aza kundeba. Imana rero uwo muhungu wanjye nawe ageze mu mwaka arajya mu wa gatatu akora tronkome, umuhoza Israel Josue. Harya ajya nyitegereza kandeba akavuga ati papa akiri mutoya akangora kunda, kuko mu muryango wacu tukunda kuba banini cyane, nabashiki banje n'ibintu bigenda bihirima bimeze bitya baba ni ati papa ko jya mona ufite mu nda hanini ni cyayi wanyoye ni iki, kavuga ni mwana ibyo bireke, akankora mu bwanwa akashima. Imana irateturura. Haleluya, amen 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 amen. Byari ahantu hose ngeze ubwa mbere sinabura kuvuga iby'Imana yakoze. Haleluya, nawe ihangane, icyo kirageze kiraryana kikagira no kwigufa, ariko si cyo cyenyine, ariko buri muntu wese Imana imuhereza icyo agomba kwihanganira. Humura nawe, Imana izagutabara. Ibyagushenye ni byinshi, ariko Uwiteka azongera kubake, kandi nakubaka uzaba wubakitse. Nimuhaguruke dusenge. Ahari waba ufite ibibazo, waba ufite ingorane, ahari waba udafite icyo kibazo cyo kubura umwana, hari ibindi bikuraje ishinga, ariko iyo twizeye n'Imana ishobora byose, ikora mu gihe cyayo kandi mu gihe gikwiye igatabara. Reka ndarike umukozi w'Imana Ezekiel aze hano asengere buri muntu wese ufite ikibazo, ufite ingorane. Umwami Imana twiriwe imbere aratabara, mu gihe gikwiye azagutabara kubake, kandi nawe uzabe wubakitse. Rambura ikiganza cyawe kugira ngo wereke Imana icyifuzo cyawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryera rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Aya ni amasaha y'igicamunsi, wabanye natwe kuva mu gitondo. Turagushimira imigisha yose waduhaye, Mana yera. Iyo migisha wari warayiduteguriye kuva kera. Urinda buri wese, urinda abagabo bari hano, urinda abakobwa n'abahungu. Uduha umugisha wo kubaho kuri uyu munsi wa none, kugira ngo tuzabe hano mu ngoro yawe, buri wese akugirireho umugisha. Haleluya, turagushimira ijambo ryawe Mana, n'ibyo kurya by'ubugingo bwacu. Hahirwa abaryishingikirizaho bakagendera mu masezerano yaryo, abo ngabo barahirwa. Imana ishimwe. None Data wera, tumaze kumva ubutumwa bwiza, ariko hano abana bawe hari abafite ibyifuzo n'ibyifuzo bitandukanye ku buryo tudashobora kubirondora, ariko reba ibiganza birambuwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, ngwino umarukire buri wese kugira ngo umubere igisubizo cy'ibibazo, utubere byose kuri byose kuba kwizera. Imitima ibabaye uyihumurize, ababuze amahoro uyabahe mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese umusure, usura ubugingo bwe, udukemurira ibibazo dufite. Kandi Mwami, cyane cyane dukeneye imbaraga mu gihe nk'iki zo kwihangana muri uyu mugoroba w'isi, kugira ngo Data wera twihanganire muri wowe, maze mu gihe gikwiriye tuzasarure tutaguye isari. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, turagushimiye kutwumvishije, kandi ibyo tudasabye biduhera ubuntu, maze byose bibereho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.